abantu bari gukorera Imana ariko bagira ngo ni ibyabo, ukagira ngo babikuye mu gisekuruza cy'iwabo, umuntu akabiratana, umuntu akibona, umuntu akiyemera ubwo ukumva umuntu hari n'uwo ndibuka hariho najyaga gusuhuza ari umuyobozi ahantu nagira hano rero naza n'utuboko twanjye rero bya rukundo rw'Imana ngo ngiye kumuhobe akangira ati kandi cyambabazaga njya kanga kumpobera imbere inyuma yanjye haza abagore n'abakobwa kabahobera. Abakristo b'iyi minsi cyangwa abantu b'Imana muri iyi minsi, abantu bari kubanza Imana imbere bakiruka, bahura n'ingorane bakabona kwitabaza Imana. Bo bagize uyu mubiri turi konona, turi kwiratana, abantu bakishira hejuru nibitirana, nyirabyo naza gutirura. Hariho nigeze mbaza ntariko sha ubu Imana neza kukubaza inyama yabaga hangaha watoboye warayibitse uzayiha niza gutirura. Igihe uyu munsi mfite kuba mfite umugore, kuba mfite aho ndi ni ibitirano, kuba mfite iyi telefoni ni intirano. Ntabwo Imana yintirije kuyibesheraho kuyikoreraho ibyaha. Kuba ndi umuvugabutumwa ntabwo ni impano, ni intirano. Nyirayo azatirura ariko azasanga ihagaze ite narayikoresheje nde. Se weho impano z'Imana yagushizemo ishoka uracyayifite, uracyatema cyangwa yaguye mu mazi nawe? Ese uyu mugoroba wakwemera, ukemera ko wagize intege nke, ukemera ko wagize uburangare, ukagarurwa ishoka? Ese kari intirano? Ibyo dufite byose ari bitirano. Umuhamagaro ni umutirano, kuririmba ndi umuririmbyi ni ibitirano, kuvuga ubutumwa hano ni ubitirano, kuba mfite umugore ni umutirano, ibyo mfite ubuzima mfite ni ibitirano. Imana yatirura. Uzi ko nigeze nkizwa ngo imfate igaburo ndivange n'inzoga, mve kunywa inzoga ry'igaburo nsambane ndaguze, none dayimona ntinyuka atakambuza kunywa isukari, akambuza kurya amavuta, ndigaragambye. Sinigeze mbangikanye igaburo ryera n'inzoga n'ubusambanyi, none dayimona mbuzata. Ejo bundi naburaga icyayi kugeza aho mfata bombo ebyiri, umwana zimpaye bwa bombo butoya mbushira amazi ngo imbihinduke icyayi, nkumbuye icyayi. Uyu mugabo arakaranga, iyo umwemereye aragukaranga akagushiramo ibirungo. Ubwo wenda iyo nsibira icyo gihe ntabwo nepa baba ankenera hano ngo nze mvuga ubutumwa bwa mamare hirya kuri se. Abasibiye mu mashuri nabo bisubireho bihane. Imana iratirura. Imana ishobora gutirura. Umubiri ni umutirano, umuhamagaro ni umutirano, amashuri wize ni amatirano, ibi bikoresho ni ibitirano. Ntabwo dukwiye kubikoraho ibyango twiyite ngo twebwe turi kagarara. Reka da, yatirura. Imodoka ni intirano, ibintu ni ibitirano. Ni bangahe se bari bafite tubona iratirura da. Kangusuza kandi nkwifurize amahoro y'Imana, nkwifurize umugisha w'Imana udukunda kandi ukurikira ibiganiro byose tunyuza kuri izi channel. Akatuwe ngo ineza y'Imana nibane nawe kandi umugisha w'Imana ukomeho, ndetse n'abaye bose ushaka kudukurira utameze neza bitewe n'ibibazo bitandukanye, ko turi mu isi y'ibyaha, isi y'ibyago. Birashoboka ko turi mu isi dufashe igihe mu ntambara, ariko reka nkubwire ngo humura, wikwiheba, ahubwo ngera ugirire icyizere Yesu, kuko uko yari kera n'uyu munsi niko akiri. Kandi nusubiza amaso inyuma urasanga ko wari uri kera hashize cyangwa se ejo hashize, uyu munsi ari byo byiza. Gutere rero icyizere yuko n'ibindi izabikora. Ariko nkunda kuvuga ngo nawe wumva umeze neza, uri gukora bigakunda,
nta kibazo ufite, ibyo ntibibe impamvu yo gusuzugura Imana cyangwa se gutera Imana umugongo, ahubwo bibe impamvu yo guhesha Imana icyubahiro muri ibyo ngibyo yakoze cyangwa se iri gukora. Ko namenye neza yuko Imana ntabwo irya izo nyama, ntabwo irya amafiriti, ntiba mu mataje, ahubwo ibyo ukora Imana, kuyiha icyubahiro, kuyubaha, bitera gukora ikindi. Nshatse kuvuga ngo ibiryo by'Imana ni icyubahiro, ni amashimwe tuyishimira. Nuko twinjiye mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi rero, turi kumwe n'umubyeyi, umushumba Imana yahamagaye mu gihe nk'iki ngiki. Niwe tugiye kugana muri kano kanya, banatwe mu kiganiro cyose kuva tugitangiye kugeza ku musozo wacyo, kandi Imana iraguha umugisha. Turabasuje mu izina rya Yesu. Natwe turabikirije, dushima Imana yabarinze natwe ikabiturinze, yego, kandi ikaba yongeye kuduhuza, kandi hari impamvu yongeye kuduhuza, hari impamvu yaturinze. Yego. Nasomye ijambo ry'Imana muri Tito rirambira ngo cyatumye ngusiga ikirere kwari kugira ngo utunganye ibyari bitaratungana, ukora ibyari bitarakorwa. Yego. Ngo uyu munsi Imana yabonaga ko hari ibyo tugomba gukora twari tutarakora. Niyo mpamvu Imana yawutwongereyeho. Imana ishimwe. Haleluya. Ariko buri umuntu ashobora kumenya ko igihe asigaje, wenda akavuga ati wenda uyu munsi ndabona bitewe n'ibimenyetso ndi kubona naba ngiye kugenda. Oya, batubeshye. Ibyo bimenywa n'Imana. Ariko hari umuntu wenda atabaruka apfuye, kumubaza ngo ariko ngo twajyaga tubona ibimenyetso ko agiye kugenda. Urumva ni ibimenyetso, ariko ntabwo yavuze ngo twarabimenye. Iriya ni ibanga. Ni ibanga riba rifitwe n'Imana yamuremye. Niho Imana ibera Imana cyane, tubaho, ariko izakomeza kubayo. Ntumenye, ikaguhisha igihe uzavira mu isi. Amakuru cy'iminsi. Amakuru turashima Imana. Tugarutse tucyatuza akanwa kacu ko Yesu ari umwami. Imana ishimwe cyane. Umurimo w'Imana kugenda. Umurimo w'Imana, Imana ikomeza kuwushyigikira. Hakurya hariya bimeze neza nta kibazo. Hakurya hariya bimeze neza nta kibazo rwose. Uwiteka akomeje kubana natwe. Yego yego rwose. Nizeye ko umukecuru niba mudusuje twari dufite gahunda yo kubana nawe, ariko ntabwo byakunze, ariko turacyabizirika. Umukecuru mu bintu yigishijwe kwihangana no gutegereza yihanganye. Yego. Niba yarabashe gutegereza njyewe yihanganye, ntabwo iby'imirimo y'Imana. Imyaka 25 ategereje umugabo we, ariko iyo hano hari nicyo gituma rero nkunda kubwira abantu ngo yategereje uyu mugabo. Ari umuntu wambaje ngo mumukumi umusore, uraje umusobanure neza. Yategereje, yari afite isezerano ry'umugabo, mutegereza imyaka 25. Ubwo rero ufashe 25 ugasubira inyuma ukareba igihe Imana yamumbwiriye, ukareba nanjye wakijwe 96, washaka wakwihana wewe uri gucumuzwa n'amasezerano ngo Imana yarambeshya. Imana ntabwo ibeshya, yivuze irasohoza. Urumva njyewe ubwo yabimubwiye utarakizwa, njyewe ntarakizwa nkigaragura. Kwa kundi dusanga umuntu ari kubara 8 mu muhanda tukavuga ngo uyu nguyu azapfa nabi. Reka da. No ku cyumwe nasanze umuntu agaramye Nyabugogo handi tagisi bisi katira, aryamye aho izuba ryamurenze. Wamureba nk'uko ukavuga ati uyu byararangiye, ariko Imana wishobora kubusanga imbere aha ngaha ari ugiye kubumvuga butumwa ukomeye. Ariko kabazo k'amatsiko, muri iyo myaka wari umutegereje, we yaragutegereje, umaze urumva yagutegereje utarakira Kristo, umaze gukizwa nabwo ntimwahise mubana ukurikiye ubuhamya wagize. Basi umaze gukizwa hari Imana hari amakuru ijya ikavuga ati wijya hari umuntu naguteguriye. Ngira ngo ushobora kuba wibagirwa vuba. Oya, abantu impamvu bikubajije, nakubwiye ko nakizwe 96 umunsi umwe nari ku kazi aho nakoreraga icyo gihe Nyabugogo. Ngiye kumva numva ijwi rirambwiye ngo mu by'ukuri nari ntarakomera no mu gakiza, wenda ngo navuga n'ubutumwa, wenda natekereza ko nepo yampamagara kuvuga ubutumwa. Oya, numva ijwi rirambwiye ngo uzajya Icyangugu. Fini, ntabwo nta jambo rya gatatu ryongeyeho, numvise ngo uzajya Icyangugu. Nta no koza ngo uzajya kwenda iki. Ntabwo nayibaje ngo nzajya kwenda iki, ntibaje Icyangugu. Sinarinzi niba Icyangugu banyura he.
1996 cyane ko rwari umaze kuza. Icyangugu rero nkandagirayo 2006 naramaze gukizwa 1996. Nabwo njyayo ntazi ikinjya, hari umuntu w'Imana yari yaradusuye tugirana ibihe byiza byo kuba imbere y'Imana byo gusenga. Nibwo rero yadusabaga ati bakozi b'Imana natwe mwazadusuye iwacu Cyangugu. Nikanga njyanye n'umudiyakoni twakoranaga umurimo, tujyanayo tuvuga ubutumwa mu Bugarama iminsi 5, tuva mu Bugarama tujya muri Gafunzo tuhamara iminsi 4, ariyo minsi 9. Mu kuzenguruka mvuga ubutumwa aho mu Bugarama sanga uwitwa madamu uyu munsi turi kumwe nakandagiye kwa musaza we umupasiteri, mubwira n'ibyo nakoraga byose mbitangamo ubuhamya, nasanze afite abashyitsi. Na mukuru wa madamu nawe nsanga basengana n'abantu ndabivuga, ariko ntazi ngo Cyangugu na madamu yicaye ariko kumva. Oya, we yari yasigaye i Kigali. Bari badusengeye ku budiyakoni 2006, nawe ngewe mpita njye Cyangugu n'uwo mudiyakoni wundi wasigara i Kigali, kuko Imana yari yamubwiye ngo ujya kwiga ishuri rya leta i Kigali niho nza guhera diplome na certificate. Diplome na certificate rero ntabwo ari ibingibi mwiga erikaze, byari amashuri y'Imana. Ubwo diplome na certificate harimo kuzamuhana ngewe nawe ntuza nyine ideni urarizi ko rifite azabikubwira neza. Haleluya, haleluya. Oya nzaza kandi ndashaka ayo makuru yampa neza akambwe nyaka nimbara afite ibyiringiro. Azayaguha. Haleluya. Shima Kristo. Impamvu rero asuko wowe utarabimbwe ariko kugira ngo nabandi babyibuka, kugira nabandi babyibuke, nabandi batari bakubonye ari ubwa mbere bamenye umuntu tujye kuganira ndaka. Uyu ni wa muntu Imana yagiye neza ikamukiza na sida, ariko impamvu yagukize sida maze kubona ko Imana yagiye ngo indisezana yahaye madamu wawe. Nabyo cyane nabyo byarimo. Shaka yasoze kandi asaba umugabo muzima. Ahubwo sina sida gusa. Nahaha ndi muri fondasiyo y'ubuhamya, mama mfata kanshira mu nzu ndagahija kakinyo kamwe n'umwana nakurikiraga, agafata icyuma kamusogota icyuma akakimushingura amakitera, nge ntankoreho. Imana yari ifite ibyo yaneguriye. Yesu Kristo. Imana izikurinda, ariko Imana igira neza. Hajya tubivuga gutya n'umuntu utarabibona akumva biri kure nk'ukwezi. Oya, Imana igira neza. Imana ni umubyeyi, Imana ni urukundo, Imana ni imbabazi, kandi Imana irihangana. Ndebye ukuntu nibyo nakoraga, nkikorera ibihanga by'inka ngakenyera intuntu by'ingurube nk'iki, Imana irihangana. Nigeze kuba rimwe maze gukizwa ndi gukoropa wese, nibuka ukuntu nirirwaga muri wese ntagiye gukemura ibyaha, ahubwo abademoni aribo banjanye kunkoresha ibyo bashaka by'abadayimoni, ndunguruka abagore babandi n'ibiki. Ndavuga nti Imana, nkurura urukundo rw'Imana, ndeba ukuntu Imana yari kumanura nk'inkubi kantaba nayo matafari kantaba muri wese, ariko ndebye nateye haleluya muri wese za Karugira. Nukuri nkuruye urukundo rw'Imana n'imbabazi zayo. Hari igihe Imana tuyifata nk'ingome, tukayifata nk'intera. Oya, Imana ni umubyeyi, Imana irihangana. Imana yihanganiye John. Imana yihanganiye John, irihangana. Nawe reba iterure, wenda Imana igutije kuba Imana, uwarandemye ukabona niko igihanga cy'inka nicyo nizeye, n'ikinono cy'ibumoso n'ikiburu n'inyama zo muntu. Hano kandi naho nkabanyenyemo urwara rw'ingurube, bari barambye ngo nta mwaka uzajya mpura nawe. Ahubwo maze kwisomera Bibiliya nsanga Yesu yabirukanye bajya mu ngurube, nsanga nari narabakuruye ndabakenyera. Ariko uyu munsi ntabwo ngikenyera ibintu by'ingurube, nikorera ubutumwa bwiza mbuzaniye abana b'Imana. Haleluya. Yesu Kristo. Imana ishimwe. Theo yarayimye ngo ahantu wadukuye ni wabo w'inyamaswa, mu butayu budatuwe hari hegereye urupfu, uzi kurinda Mana we, n'abarinzi barorera umudugudu wawurinda. Haleluya. Amina. Ndumva ntangiye gufashwa. Amina. Amina.
imana ijya neza. Impamvu tuba twazanye abantu nk'aba ngaba ni ukugira ngo abantu mwongere mugire ibyiringiro, mumenye ko ibyo mubona bidashoboka uyu munsi bishoboka. Aho mwari mucitse intege mumenye yuko mwongere musubizwemo imbaraga, mukomeze imbere, kuko imbere ni heza. Yesu azatugira neza netaguhisare. Imana yabwikiwe kandi Imana igumugisha ko warihanganye kandi ukaba uri gukorera Imana uyu munsi. Uri mu bakozi b'Imana b'iyi minsi nemera, nkunda kukavuga sinjye nkareka. Niyo muntu utangirwa ubuhamya n'itorero akiriho. Icyamukunda abantu bakanyemera, ariko mbere na mbere nemerwa n'Imana, kuko akaga ni ukwemerwa n'abantu Imana itakwemera. Kuko hari umugabo wayoboye imyaka myinshi yarakiwe ku ngoma. Ibyo nabyo tujya tubitinya. Yego. Ariko reka tugiye gutangira ikiganiro cyacu. Iyo dusomye Bibiliya, nimba Nikodemu hari umuntu wagiraga ubuntu yitwara neza. Ese imirimo myiza ushobora gukora muri sosiyete, umeze neza, mu itorero ukora ibintu byiza, ariko igisirisiri inyuma wenda ukagira utundi tuntu tutazi. Ku munsi w'imperuke Imana ishobora gufata ya mirimo igaragara ikagira ikikurengera. Ugakora imirimo myiza mu bigaragarira abantu, mu bigaragara idini ubamo, babona ko ari amen. Ariko wenda ari utundi tuntu wisigaje ukuntu ku ruhande ufite ibanga rya na Satani, ufite cya kinono. Ibyo byose uba ukoreye mu muyonga, uba wakoreye zero. Kuko hari igihe abantu bibeshya. Hari n'ahantu twigeze kuba twari dufite amahugurwa y'ivugabutumwa, twahugurwaga n'Abamerika. Twari dufite n'akantu baduha kitwa Evangelique. Twagiye rero, iryo vugabutumwa ryadutegekaga kubwereza urugo ku rugo. Hari amago menshi twagiye tugeramo, bakatubwira ati umuntu gufasha imfubyi, kugaburira abakene, gutanga imyambaro, gukora iki, bakerekana ko bizamuhesha ubugingo. Ariko uba wibeshye cyane, kuko namwe nzi neza ko hari ahantu niba hari naho mukora, naho mwigeze mukora, ntabwo babanza kwandika imirimo, babanza kwandika nepo, izina rya nepo. Noneho bakabona kwandika imibyizi ye cyangwa n'imirimo ye, cyangwa n'amafaranga yakoreye. Rero ubanje imirimo, izina ryawe ridahari, uzajya kubibariza he? Nkubaka akazi ukora, ntabwo najya kwishyuza mu bantu mukorana, ko ntabwo banzi, nimwe muziranye. Rero igihe ibyo kora imirimo mbere na mbere, kizwa neza, wemerwe n'Imana. Noneho imirimo, n'ijambo ry'Imana ratubwira ngo imirimo izaduherekeza. Umwuka niho azavuga ngo baruhuke imihati yabo. Rero abantu bashobora kwibeshya cyane. Hari n'abavangirwa no mu itorero bakavuga ngo ngewe cya 10 cyanjye naguze umuceri, nkaranga ifiriti, ntekera abarwayi mbajyanira. Oya, ubuyobye. Ibyo gutekera abarwayi biri ukwabyo, icya 10 kiri ukwacyo. Ntabwo nje kwigisha amaturo, ariko no gukangura abantu bakava mu buyobe. Hari igihe abantu bacurika ibintu. Niba mvuze ngo ngiye kugira neza, bikore. Ariko niba urukiranuka, imirimo ishobora kugutabara. Kuko no muri Bibiliya dufite wibuke ko Tabita yari yapfuye. Ariko burya bajya kwibutsa Imana, abigisha bakibutsa Imana ati abantu bamereye nabi hano, wowe Tabita yabadodeye imyenda n'iki. Ntabwo Imana yarebye cyane imyenda, yabonye umutima yabikoranaga ko wakiranukaga. None iravuga ati uyu muntu yari afite umumaro, nimumusubize ubuzima. Abantu baramukeneye, aracyafite umumaro. Ariko hari n'igihe no mu itorero Imana ishobora kubona udafite umumaro ikakuritura ikavaho. Erega burya Imana nubwo tuvuga ngo ifite urukundo, ariko nayo ikenera umusaruro. Ikenera umusaruro kuri wewe. Yego. Kuba uyifitiye umumaro. Kavuga ati uyu nguyu nakubwiye ko no kukira sida Imana twari abantu babiri. Ariko umudamu umwe waho ngaho gashekero Imana yaramucyuye. Isigara ngewe uzabi uyu munsi uri imbere ya nepo kugira ngo tubyamamaze ku isi yose.
wenda ntacyo mushinja, wenda nta cyaha nari muziho, ariko hari n'igihe Imana ishobora kubona ahubwo weho mu itsinda ukoreramo umurimo ni uguteza akaduruvayo, nta musaruro. Nabahaye ntanga urugero, sinirata na bene data aho bari, ndarata Kristo kandi nabo mbashimira. Nitwa umujyanama mukuru muri korali, muri komite ya korali. Bantoye ntahari, nari nibere masengesho mu Gakinjiro. Bivuze ariko nta nubwo ari bo babikoze. Ndibuka ko nimutse Gikondo nkaza hano, nabwiye perezida wanjye yabuyese, ubu icyo gihe nari shinzwe ikinyabupfura. Ugase ushinzwe ikinyabupfura agomba kuba mu marepetiyo, mu bindi byose bisabwa akaba bikurikirana. None ko nimutse ko ntahari, mwanditse nkabangewe komite nyivuyemo. Arambye ati sawa, banyita mutumishi cyangwa se ati genda, ariko icyo tukusabye batsinda ntuzatanga umuhamagaro wa korali, uzatanga ibindi, ariko korali turagukeneye. Umunsi umwe hari umuntu twaririmbanaga yimukiriye za Nyakarambi, kera yari Gikongoro, ampuza n'undi munyamasengesho, tukajya tuganira, tukajya dusengana. Uwo muntu arambye ati se mukozi w'Imana, uri muri korali? Nti ese uri muri komite? Ninayibayemo ariko ubu ntabwo nyirimo. Ati nyamara mbonye uri muri komite, uri muremure muri bo. Muremure muri bo bisobanuye iki? Hako naje gusobanukira icyo byari bivuze. Ntahari, nibereye mu masengesho mu Gakinjiro, batora ntahari. Perezida wa korali arampamagara ati mutumishi, ati bagutoye 85 kuba umujyanama mukuru wari kwijana. Sanga bashize n'ubu barambye ati weho nta kintu tugushinze, tushinzwe umuntu wese wo muri korali wese. Urumva bivuze iki? Bigaragara ngo ari ku bantu, ari ku Mana yabonye mfite umumaro. Kandi sinirata, si ukubyiratira hano, n'abayobozi banjye baje bashima Imana bakuvuga ati perezida wanjye rwose, perezidante wanjye ahari ndamushuhuje, haheruka kubuza ndwaye, cyagiye muzi nari ndwaye, baza avuga akantu uti cyagihe twarimo dutegura kugura sente, ariko abona amafaranga ntabwo ari kuboneka neza, ibibazo birahari koko. Ariko aravuga ati kubona muzehaza akaryama ku rusenge agasenga iminsi akadusenya twe twigena, ariko ati nagiye kubona mbona bari bari kuma amafaranga bari ko. Bivuze ngo Imana yabonaga ko ari ku Mana, ari ku bantu mfite umumaro. Imana ishimwe. N'ikirwara kije kibeshya inzira, Imana avuga ati reka ikaba ishobora no kucyohereza kumaza iminsi atukisha itorero. Ikavuga ati weho hano wayobye, nyura hariya ahubwo wibesha inzira. Imana rero nayo ikenera ko nayigira umumaro nawe wajyemo, ariko nka byose nkabikorana gukiranuka. Nta gukiranuka ni zero. Urumva hari igihe abantu rero bibesha, kandi nanjye ndi umuntu, nawe uri umuntu, ugasanga umuntu wibesha, ugasanga umuntu kuko hari umukozi w'Imana yigeze atubwira iwacu, simuvuze izina ariko ni umukozi w'Imana, yatubwiye ati beneda, ati mu nsengere ntazahura n'ikigeragezo, ati ku nyubako y'urusengero iwacu umuntu umwe yanzaniye amafaranga miliyoni 10. Ati bumva mfite ubwoba, haramutse aguye nko mu cyacu ubusamanye kumutenga byangora. Urumva ariko byakugora, ati byangora kumutenga, ati mu nsengero atazagwa mu cyaha, ati kuko akiguyemo na byangora, ati umuntu aguhamiye miliyoni 10. Bigaragara ngo umuntu bakaba bamusigaho kubwo yatanze miliyoni 10, ariko imbere y'Imana ntabwo ahari, wamutenga. Nyine n'izindi mbaraga ukorera Imana, uzi Imana ukorera, wamutenga. Ni bangahe bamutenga? Ni bangahe bamutenga dufite? Bari muri bya bihumbi 7 Imana yisigarije. Eliya ni wavuze ati ninjye usiga, tirakaraka nisigarije 7 bitarapfukamira Bayali. Muri 7 harimo rwose. Ibyo ndabyemeye. Imana bamugisha. Reka tugushimire, nuwo ngo tugiye kuganira nshuti bavare ngo duteze amatwi. Niwo mugabo Imana yagiriye neza kandi ikomeje kugenza, ariko uri kuvuga Imana kandi akayivuga neza.
Imana ijye iguha umugisha kandi imbaraga n'amavuta mutumishe ntibikakubure iminsi yose. Amen. Reka twinjire mu gice cya kabiri cy'ubutumwa Imana yashyize ku mutima wawe. Turagusaba usenga Imana ubundi kumwa kuyobora urugendo ko nguko. Mana turagushimiye, Mana turaguhimbaje mu izina rya Kristo, tugushimira urukundo rwawe n'imbabazi zawe, tugushimiye ko warinze aba bagaragu bawe natwe ukaturinda. Mana atari imirimo myiza twakoze ahubwo ni imbabazi zawe, kwari ukugira ngo n'uyu munsi Mana dutunganye ibyari bitaratungana kandi dukora ibyari bitarakorwa. Rero mpagaze hano ikinzanye ntabwo nje kwamamaza Mana data wa twese abo miryango y'iwacu bamwe ntamenye, ahubwo nje kwamamaza ubwami bwa Kristo. Nicyo wansigarije, nicyo wandokoreye. Mana bariya bapfuye suko nabarushaga kuba beza, yewe Mana nabo nasanzeho mu babyara banje benshi bize na za kaminuza zikomeye. Mana data wa twese bapfuye nge ukansiga, yewe za sida zishe mu muryango zimaze gutwaramo benshi, ariko ngewe ukayinkiza, kwari ukugira ngo umunsi nk'uyu nguyu mbe umunyamumaro. Reka rero Mana hano undinde kongera, undinde kugabanya, undinde abademoni bamvangira, undinde abademoni batuma niyamamaza, ahubwo namamaze weho Kristo. Urakoze Mana, kandi n'aba bakozi bawe ubafashe n'ibi byuma bya bindi ngewe ngereranya na yamabuye wabwiraga abantu bakubwiye ngo ubwira abana bacecekura babya ngo nubwo bacecekana mu buye yamvugira. Nge mbona Mana biri mu byimbo by'aya mabuye by'ibi byuma kugira ngo ubutumwa bwaguke bugere ku isi yose. Urakoze Kristo kubana nanjye kandi ukabana n'abagaragu ba mu izina rya Yesu, kandi ubutumwa Mana bukamara ku isi yose twebwe tutashobora kugera, abantu bakabwumva bagatsindwa bakihana mu izina rya Yesu. Amen. Tusanga mu gitabo cya kabiri cy'Abami igice cya 6, turasoma umurongo wa mbere tugeze ku wa 6. Igitabo cya kabiri cy'Abami bice igice cya 6 umurongo wa mbere kugeza ku wa 6. Nituhava turajya n'ubundi turasubira inyuma mu gice cya 4 dusoma umurongo w'8 turageza kwa 37. Twumva iki Imana ishatse kuvugana natwe mugoroba. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo Abami ba kabiri, igitabo cya kabiri cy'Abami ibice 6 umurongo wa mbere. Yesu Kristo. Bukeye abana b'abahanuzi babwira Elisa bati, dore aho tuba imbere yawe hatubereye hato. Yego noneho turakwinginze reka tujye kuri Yorodani, umuntu wese akure igiti twiyubakire aho kuba. Arabemerera ati nimugende. Umwe muri bo aravuga ati, ndakwinginze emera kujyana n'abagaragu bawe. Aramusubiza ati, ye ndaje. 4 nuko barajyana, bageze kuri Yorodani batema ibiti. Umwe muri abo agitema igiti, intorezo irakuka igwa mu mazi. Arataka ati, mbonye ishyano databuja, kuko yari intirano. 6 uwo muntu w'Imana aramubaza ati, iguye he? Arahamwereka. Ahera ko atema igiti agitera mu mazi, intore zirareremba. 7 aramubwira ati, yisingire. Arambura ukuboko arayisingira. Amen. 4 umurongo wa 8 tugeze kwa 30. Ibice 4 umurongo wa 8 kugeza kwa 37. Iby'umugore w'Ishunemu. Bukeye Elisa arahaguruka ajya Ishunemu. Hari umugore w'umukire, aramuhata ngo agiwe gufungura. Nuko uhereye ubwo iyo yahanyuraga hose yajyagayo gufungura. Amen. Bukeye uwo mugore abwira umugabo ati, mbonye ko uyu mugabo ahora atunyuraho ari umuntu wera w'Imana. None ndakwinginze twubake akumba hejuru y'inzu, tumushyiremo uburiri n'ameza n'intebe y'igitereko kitabaza, maze uko azajya aza kudusura ajya acumbikamo. Yesu Kristo. Ajya acumbikamo. Hariho ubwo yaje bamucumbikira muri ako kumba aryamamo. Abwira umugaragu we Gehazi ati, mpamagarira uwo mushune mu kazi. Amaze kumuhamagara aramwitaba, amuhagarara imbere. Abwira umugaragu we ati, mubwira uti, dore ineza watugiriye yose
mbese twakwitura iki? Urashaka kumenyekana ku mwami cyangwa ku mugaba w'ingabo? Aramusubiza ati oya, nibera mu bacu. 14. Elisa ati twamugirira dute? Gehazi aramusubiza ati icyakora nta mwana w'umuhungu agira, kandi umugabo we arashaje. Aramubwira ati muhamagare. Amaze kumuhamagara aritaba, ahagarara mu muryango. Elisa aramubwira ati umwaka utaha nk'iki gihe uzaba ukikiriye umwana w'umuhungu. Nawe aramusubiza ati oya databuja, umuntu w'Imana we, wibeshye muja wawe. Hanyuma umugore arasama, igihe kigeze abyara umwana w'umuhungu nk'uko Elisa yamubwiye. Umwana amaze gukura, umunsi umwe asanga se mu basaruzi. Ahageze abwira se ati umutwe ahageze abwira se ataka ati umutwe we, umutwe we. Se abwira umugaragu we ati muterure umushyire nyina. Nuko aramujyana amushyikiriza nyina. Nyina amwicaza ku bibero, agejeje ku manywa y'ihangu arapfa. Amaze gupfa nyina aramwurirana, amurambika ku buriri bwa wa muntu w'Imana, aramukingirana arisohokera. Hamagara umugabo we aramubwira ati ndakwinginze nyoherereza umwe mu bagaragu bawe n'indogo bimwe nyaruke ngeri kuri wa muntu w'Imana ngaruke. Nawe aramubaza ati niki kikujyanye iwe none ko atari mu mboneko z'ukwezi cyangwa umunsi w'isabato? Nawe ati ariko ni byiza ko ngenda. 24. Nuko umugore ashyirisha amatandiko ku ndogobe, abwira umugaragu we ati erekeza tugende, ntugende buhoro keretse nkubwiye. Nuko aragenda asanga umuntu w'Imana ku musozi Karumeli. Umuntu w'Imana amwitegereje akiri kure, abwira umugaragu we Gehazi ati nguriye wa mushune mu kazi, ndakwinginze irukanka muhure umubaze uti ni amahoro, n'umugabo wawe araho n'umwana wawe? Umugore aramusubiza ati ni amahoro. Ageze kuri uwo muntu w'Imana aho yari ku musozi, amufata ibirenge. Gehazi aramwegera ngo amusunike, ariko umuntu w'Imana aravuga ati mureke, afite agahinda mu mutima, kandi Uwiteka yabimpishe ntiyabimbwiye. Umugore aravuga ati mbese ninjye wasabye databuja umwana w'umuhungu? Sinakubwiye nti wibeshya? Elisa abwira Gehazi ati shebura wende inkoni yanjye ugende, kandi nuhura n'umuntu wese ntumuramutse, ukuramutsa ntumusuhuze, maze iyi nkoni uyijyane uyirambike mu maso y'umwana. Nyina w'umwana aravuga ati nkurahiye Uwiteka Imana nzima y'ubugingo bwawe singusiga. Nuko arahaguruka aramukurikira. Ariko Gehazi abacaho ajya imbere, agezeyo arambika inkoni ku maso y'umwana, ntiyakoma kandi ntiyumva. Ahera ko aragaruka ngo ahure nawe, aramubwira ati umwana ntakangutse. Nuko Elisa araza yinjira mu nzu, asanga umwana yapfuye aryamye kuri bwa buriri bwe. Arinjira yicingira n'uwo mwana, bombi atakambira Uwiteka. Arurira yubama kuri uwo mwana, umwana umunwa ku wundi, amaso ku maso, amaboko ku yandi, amurambaraho. Intumbi y'umwana irashyuha. Elisa arabyuka yigenzagenza muri iyo nzu, akubita hirya, aragaruka arongera arurira, amurambaraho. Umwana yitsamura 7, arambura amaso. Elisa ahamagara Gehazi, amubwira ati hamagara uwo mushune mu kazi. Aramuhamagara, aramwitaba. Ahageze aramubwira ati terura umwana wawe. Nuko araza arunama, amugwa ku birenge, maze aterura umwana we arasohoka. Amen. Kwa dusome na hariya kuri icyo gice cya 4 umurongo wa mbere kugeza ku wa 7. Igice cya 4 umurongo wa mbere kugera ku wa 7. Bukeye umugore umwe wo mu bagore b'abahanuzi asanga Elisa, aramutakambira ati umugaragu wawe ari we mugabo wanjye yapfuye, kandi uzi ko uwo mugaragu wawe yubaha Uwiteka. None umwishyuza araje, arashaka kujyana abana banjye bombi ngo abagire imbata ze. Elisa aramubaza ati none se nkugire nte? Mbwira niba hari icyo ufite muhira. Nawe ati umuja wawe ntacyo mfite imuhira keretse agaherezo kutuvuta. Aramubwira ati genda utire ibintu birimo ubusa mu baturanyi bawe bose, ariko ntutire bike, maze winjirane mu nzu n'abana bawe ukinge.
utwo tuvuta udusuke muri ibyo bintu byose, ikintu cyose uko cyuzuye ukibike. Nuko amusigaho yinjira n'abana be mu nzu, arakinga, bamuzanira ibyo bintu asukamo. Nuko ibyo bintu bimaze kuzura, abwira umuhungu we ati ongera unzanire ikindi kintu. Nawe aramusubiza ati nta kindi gisigaye. Uwo mwanya amavuta arorera kuza. Hanyuma asanga uwo muntu w'Imana arabimubwira. Nawe ati genda ugurisha ayo mavuta wishyure umwenda wawe, asigara agutunganye n'abana bawe. Amen. Amen. Tugiye kugana ku ijambo ry'Imana. Uyu mugoroba mwiza Imana itwongereyeho, iduhaye kutaramira imbere yayo tuvuga ibyayo, kuko hari igihe twabayemo aya masaha turi mu bindi bitaramo bidafite umumaro, bitagira n'icyo bitwungura. Ijambo rero bazaniye abo hafi na kure, ijambo dusanze hariya mu gitabo cy'Abami. Dusomye mu ijambo ritweretse yuko igice cya 6 igitabo cya 2 cy'Abami, ngo aba bari abana b'abahanuzi, ariko ngo aba bana b'abahanuzi biyumvamo, bigenzuye, barebye basanga hari ikibura muri bo, bumva hari icyo bakeneye, bumva ahantu bari hababereye hato, bakeneye kwaguka. Haleluya. Bumva bakeneye kwaguka. Elisa baramubwira ati databuja, kaho turi hatubereye hato, watwemerera tukamanuka kuri Yorodani tugatema ibiti tukaza tukubaka tukaguka. Elisa arababwira ati nimugende. Yesu ashimwe. Ati nimugende. None ngo amaze kubemera ati nimugende, ariko umwe muri bo ngo abwira Elisa ati se databuja watwemerera tukajyana? Elisa ati nabyo ndabyemeye tugende. Ngo baragenda. Bakigerayo rero batema ibiti, barimo batema ngo umwana umwe ishoka irakuka igwa mu mazi. Ikuse ngo avuze induru ati data, ati ndapfuye we ndapfuye, ati ishoka yanjye iguye mu mazi, ati kandi ntabwo yari yanjye, yari intirano. Ngo Elisa aho yarari ngo arabaza ngo ni ibiki bibaye? Ati nishoka yanjye iguye mu mazi, ati kandi nta nubwo yari yanjye, yari intirano. Abantu b'Imana rero aho bari ku isi yose mbazaniye intego ivuga ngo ishoka ufite n'intirano, nyirayaje gutirura. Elisa ngo atema igiti, amubaje ati guye hati ngahari yiguye. Ngo atema igiti ajugunyamo, ngo ishoka irareremba, aramubwira ngo yisingire. Aba bana icyo nabigiyeho b'abahanuzi, ikintu cya mbere bakoze gikomeye, abakristo b'iyi minsi cyangwa abantu b'Imana muri iyi minsi, abantu bari kubanza Imana imbere bakiruka, bahura n'ingorane bakabona kwitabaza Imana. Bo bagize ihishurwa risaba ko bajyana n'umukozi w'Imana Elisa, kuko bari bamaze kubona ko ababereye igisubizo, akabaha uburenganzira bwo kujya gutema ibiti bakaza kubaka. Ariko umwe aravuga ati ko twari dufite ikibazo tukaba tubonye udusubiza, nitugerayo tutabujyanye nawe twijyanye twenyine, nituhurira n'ikibazo nindiwe turi butabaze. Umwe rero avuga ati watubaba tukajyana. Bajyanye rero koko ishoka iguye mu mazi, ababera igisubizo. Bivuze iki? Biravuze ngo indasabwa ibyo nkora byose njyane na Yesu. Hari n'abantu njya numva bakavuga ngo hari igihe koko abakristo turenga ngo kufata kirede ni bya antikristo cyangwa ni ibyaki, ni by'abadayimoni, ni iki. Ariko burya nayo wasenze Imana ikakubwira ngo dore ko hari n'abo nzi basenze ari babiri basaba Imana ko bajya gufata kirede, umwe irabimubuza undi irabimwemerera, kandi koko agiyeyo barayimuha, kandi ngo yayishyuye mu minsi mike cyane kuko Imana yabimwemereye. Noneho ngo ishoka iguye mu mazi, Elisa bigisubizo atema igiti amweretse aho iguye. Ahubwo ikibazo noneho nagize ubwoba muri iyi minsi bakozi b'Imana nuko ishobora kuba yaraguye taramenye naho yaguye.
ishobora kuba yaraguye, kuko iyo arangara, nanjye byambagaho i Buganda aho navukiye nkiri agasore gafite imbaraga, nakubitaga ibishyitsi n'ishoka twari dufite ishoka ifite umuhini w'icyuma n'ishoka ari icyuma, nkayizunguza nkakubita igishyitsi kigasataragurika. Ubu ushobora kundebera hano ukavuga ati uyu muzaza nuko yami. Reka da, nanjye nigeze mbaho. Nta nubwo icyo gihe banyitaga John, nitwaga Komando. Hari igihe nigeze kwitwa Komando. Nagiraga ikipe bamwe bitwa Komando, nge nitwa Komando, ba Sankara, ba Matata, Sergeant, Sancho, byande twari twariyisibiza nabyo abademoni biraho. Ariko ishoka hari ubwo nakoberezamo izo mbaraga za gisore, igakuka wenda irenga inyuma yanjye, ikagwa nkajya kuyishaka bikangora. Ariko uyu mwana we ngo abone ishoka aho yaguye. Kristo ngo abonye aho iguye, atatse ati data, ishoka yanjye iguye mu mazi, ati kandi ntabwo yari yanjye, yari intirano we. Bavuga butumwa, bagenzi banjye, bakameramani, banyamakuru, ibyo byose n'ibi ngibi mubona ni ibitirano. Dukwiye kubikoresha, ariko tuzi ngo ni ibitirano. Uyu mubiri turi konona, turi kwiratana, abantu bakishyira hejuru, ni ibitirano. Nyirabyo naza gutirura. Hari uwo nigeze mbaza ntariko sha, ubu Imana neza kukubaza inyama yabaga ahangaha watoboye, warayibitse uzayiha, niza gutirura. Igihe uyu munsi mfite, kuba mfite umugore, kuba mfite aho ndi, ni ibitirano. Kuba mfite iyi telefoni ni intirano. Ntabwo Imana yintirije kuyibesheraho, kuyikoreraho ibyaha. Kuba ndi umuvugabutumwa, ntabwo impano ni intirano. Nyirayo azatirura, ariko azasanga ihagaze ite, narayikoresheje nde. Impano yari yaragushizemo, yari yaranshizemo, zo gusengera abarwayi, zo kuvuga ubutumwa, zo guhugura, zo gutesha, ni intirano. Ariko ziracyahari, cyangwa ntazo zaguye, ishoka yarakutse yaguye mu mazi. Uyu mwana we ko yamenye ko yakutse, akerekana aho yaguye, bagatema ikibiti, bagashyiramo ikareremba, bakamubwira ngo yisingire. Ikibazo si uko wagize intege nke, ikibazo si uko nagize intege nke, ako ndazemera. Namenye aho zasesereye, namenye aho zinjiriye, namenye aho nanyagiwe, namenye aho amabandi yanyibiye, abademoni bansahuriye. Ngo umwana kuko we yabaye maso, kandi bibitseho umukozi w'Imana, bajyana nawe, ikibazo kivutse aragikemura. Imana irasaba ngo mugakiza nsabe ngendane na Yesu, mu muhamagaro, mu ivugabutumwa, mu murimo wayo. Kozi w'Imana arimo ambwira mukuri nge sinarimuzi. Nicyo gituma Bibiliya ivuga ngo turi iki, turi umucyo, tujye twirinda. Ubu tuhuriye hano, ntabwo namwibukaga, ariko we ngo yarebye ati ariko uyu muntu, reba nawe uyansanga hano, nzi ngo ndi mu kigo, ntawunzi ntaki, agasanga ndi gukora ibinyuranye n'ibyo yaranzimo mbere. Hari n'uwo mpuye nawe kandi koko mukanya. Rero Imana idutabare. Mwari muzi ko impano zayo yaduhaye ari intirano. Imana izatirura n'ubu buzima, no kuba ndi kuvuga ubu ngubu n'uyu munwa n'umutirano. Hari umunsi Imana izatirura. Mukanya mwambaza gato umuntu amenya umunsi ari buve, ntabwo abimenye, ariko Imana iba yaje gutirura. Nkuko mbabwiye ko mama yaramutiruye, umwana nakurikiraga iramutirura, ngewe ndagahinja kakinyo kamwe iransigatiweho. Umugoroba uyu n'uyu uzabura imbere y'abagabo 4. Yesu ashimwe. Abandi sida mu miryango irakubura, bize, nge ntararungurutse no mu idirishya ry'ishuri, ariko ubu ngubu Yesu aravuga ati wewe nzagukoresha. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ese weho impano Imana yaguhaye ziracyahari, cyangwa nawe zaguye mu mazi? Ese wamenye ubundi igihe hagwiriyemo? Ese ubundi wigeze umenya
ko aho uri cyangwa harakunyuze. Abakristo b'iyi minsi ntabwo bakemera ko bagize intege nke, yumva hari hamuhagije. Umuntu arabatizwa kumva birarangiye, ariko gukizwa ni buri munsi, ni umunota ku wundi. Burya no gukizwa ukizwa hafunganye, ariko uko ugenda wegera Imana hakaguka. None se icyo gihe umbwira warunzi nari kureba ibyuma, nari nakamenye ko binabaho, nari nzi ko banabivugiraho. Ariko Imana yangiriye neza kugenda naguka numva haguka. None dore aho ngeze, no kuri radiyo Nkuramutima nagezeyo, kandi ntaterese, nta n'umuntu n'aba ngaba, byaturutse ku Mana. Yesu ashimwe. Impano y'Imana ndasabwa kuyirinda. Niba narahamagaye ndi umunyamasengesho, ndasabwa gukomeza gusenga. Niba narahamagawe ndi umuvugabutumwa, muri iyi minsi hari n'uhamagara akakubwira ngo ariko ngo aho hantu hameze hate, ngo hameze hate, ngo baza amavuta y'umukozi w'Imana akuze bayaha agaciro. Kwibaza ibigambo by'abademoni gusa. Hari naho umuntu yampamagaye iyo ngiyo nababwiraga i Nyakarambi, barambye ati hari umuntu w'i Kigali yaje, ati yadukoreye ibintu hano, ati ubu mwarimu yararahiye aratubwira ngo na korali ntizagere itumira umuvugabutumwa w'i Kigali. Kuko yarababwiye ati mutampaye senkani simva hano. Ariko yibagirwa ko iyo mpano ari intirano. Urajya kuraza abantu b'Imana mu rusengero ngo batayaguhaye ngo ntabwo warangusha ngahe. Buryo nirate narangusha ngahe nje kurata ngo nibatayampaye ngahe. Wa mwuka Imana izawundinde burundu, izarinde inkura mu isi, kandi yarabundinze n'uyu munsi kandi acyabiharanira. Imana izabishoboza. Nibitirano ntabwo nabihawe na papa wapfuye. Papa rinza pa ibi byuma atarabivugiraho, na radiyo atarayivugiraho, na taci atarayifata mu ntoki. None nirate mbyinza agatuza, nibitirano. Yesu ashimwe. Aba bana bagira ubwenge, basaba ko Elisa bajyana, bagezeyo ikibazo kivutse n'ubundi aragikemura. Muze tusabe Imana tujyane nayo mu rugendo, mu muhamagaro, mu gakiza, mu ngo zacu, mu miryango yacu. Yesu agendane natwe, abane natwe. Nihavuka ikibazo azagikemura. Ijambo twasomye rya kabiri, uyu mugore yanteye ubwoba. Yesu ashimwe. Uyu mugore ngo yabonaga umukozi w'Imana Elisa ngo ahanyura agenda. Ni igice cya 4 ku murongo wa 8 kugeza kuri 37. Ngo akamusaba ati umukozi w'Imana nyura hano, bakamugaburira. Ngo buke yarongera aramugaburira. Ngo bukurikiyeho nibwo yabwiraga umugabo ati ariko mutware, ati uyu muntu w'Imana iyi minsi anyuze hano naramwigenzuye ndamureba, usanga ni umukozi w'Imana akorera Imana mukuri. Ati wambabariye tukamwubakira akumba hejuru y'inzu yacu. Yesu ashimwe. Niyavuga ngo akumba bagashyira mu gikari, niyavuga ngo bakegereze n'ikikoni, ahubwo aravuga ati reka iki cyumba cy'umukozi w'Imana tugishyire hejuru y'inzu yacu. Ngo umugabo aramwemera, baracyubaka. Elisa ngo agarutse baragenda ngo bashyiramo kandi ibyangombwa byose. Bamushyiramo igitanda, bashyiramo ameza, bashyiramo igitereko cy'itara, bashyiramo intebe, bashyiramo. None ngo yajya hanyura akaharuhukira. Umunsi umwe Elisa aravuga ati ariko koko pe, igihe twaririye ibyo kurya by'uyu mugore, igihe yatwitayeho pe, tumukuriremo aho ngaho, nta kantu tumusige, nta kantu tumusabiye ku Mana yacu yabonye ko dukorera Imana. Ngo nibwo yahamagaraga umugaragu we, aramubwira ati mpamagara uwo mugore. Ngo aramuhamagara ati mugore, ari uko kumenyekanisha imbere y'umwami cyangwa se mugaba w'ingabo urahitamo iki? Umugore atereka da, ati ngewe nyurwa no kwibera mu bacyo. Elisa ngo yumva ntabwo afashijwe, kandi uyu mugore yanteye ubwoba.
nimusoma neza Bibiliya, uyu mugore inshuro yazaga Elisa yamuhamagara ntabwo yegeraga umuryango ngo yinjire. Yaba yari abakristo b'iki gihe akaba yarahaye umuhanuzi cyangwa umuvugabutumwa icyumba cyaro, kandi none hazi kandi n'umuhanuzi yakaje asatira akinjira no mu nzu akicara no mu ntebe cyangwa akicara no ku gitanda. Ntabwo yigeze, uzasanga kenshi yahagararaga Gehazi akaba ari ubahuza. Gehazi none ngo abonye Elisa adafashirwa amubwiye ngo imbere y'umwami neke ngo nyurwa no kuba mwaye, ngo ahita yigendera. Gehazi aramubwira ati ariko nubwo ubonye yigira kuriya afite ikibazo, nta mwana w'umuhungu agira. Elisa ati nta mwana w'umuhungu agira, ati atariko aka kantu bakoze b'Imana kandi ubwoba, kandi ubwoba. Uzi ko yamubwiye nta mwana w'umuhungu agira, ariko umenye ko umugabo ashaje. Ni nkaho yakamubwira ati nujya guhanura ubanza ushyira ubwenge ku gihe, umugabo arashaje. Naho Satani rero akunda gukubitira abantu b'Imana. Wanasenga ugataha wujujwe wizeye ko biso, wagera imbere Satani akakubwiriza tumenye ko umugabo washaje. Ariko umukozi w'Imana Elisa wari ufite icyizere akorera Imana atavangavanga, aramubwira ngo mugore, igihe nk'iki ngiki tuzongera kunyura hano ukica umwana w'umuhungu. Umugore akora iki? Umugore arasama, aba arabyaye. Amaze kubyara, Satani ni mubi, iyo akuburiye hamwe agutegera ahandi. Aravuga ati sawa, urabyaye ariko umwana nzamwica. Narageniye kutazabyara, none urabyaye ariko umwana nzamwica. Hamaze kabiri ngo umwana agiye gusura se, aho se yahingishaga abahinzi, ngo asanga sari guhingisha, ngo umwana akanya ngo umutwe we napfuye umutwe. Ese ngo abwira mu bagaragu be ahantu narahageze ndavuga ariko abagabo turi abagabo beza cyane. Habe no kuvuga ngo atabara umwana ngo yikomereje akazi ke, abwira umugaragu ngo mufata umushyire nyina, ngo nibwo yamushyiraga nyina. Uyu mugore bakozi b'Imana yarantangaje, antera ubwoba, aho kugira ngo umwana araza ngo aramukikira umukanya ngo umwana barapfuye. Umwana apfuye, ntabwo yahamagaye wo mu rugo, ntabwo yahamagaye mu bakozi, ntabwo yahamagaye mu baturage, nta nubwo yahamagaye umugabo wamumenyesha ngo umwana arapfuye. Ahubwo yahamagaye ngo yateruye umurambo arawuzamura awushyira hahandi kuri cya gitanda cy'umukozi w'Imana Elisa aho yahaye. We yari yahishuye ati kuba Imana narayizanye nkayicumbikira mu cyumba cyo hejuru, kandi kaba igisubizo cyo kubyara ariho cyavuye, none n'ikibazo kivutse ndakizamura muri cya cyumba. Yesu ashimwe. Havuga ati kuba narahaye Imana kuba iwanjye mu nzu hejuru, hakava y'igisubizo nkabyara, none n'umwana arapfuye, n'ikibazo ndakijyana he? Ngo amugenda muryamisha ku buriri bwa Elisa, aramworosa. Amaze kumworosa ngo arasohoka, ngo ahamagara umugabo we. Ntiyahamagara umugabo amubwira ngo umwana arapfuye. Mwumva uyu mugore aramubwira ngo mugabo wanjye, ngo wanyoherereza indogobe nuyitwara ko niyumvamo nkeneye kujya kureba umukozi w'Imana ya Elisa. Ibaze umugore kubwira umugabo wawe, nawe uri umushumba, uri umukozi w'Imana. Reba umugore we kukubwira ngo wambabarira ukampa, niba mufite moto mu rugo ukambira umumotari ko nshaka kujya kureba John, kandi ni umugabo si umugore mugenzi we. Kibaze ukanamubaza ngo ese John uramushaki, ngo ariko ngende kwiyumvamo nkeneye kubonana nawe. ngo umugabo aramuze ati katari umunsi w'isabato, katari n'imboneka z'ukwezi, uwo mugabo uwo muhanuzi uramushakira iki? Atariko ngewe ndi kwiyumvamo ko nkeneye kumubona. Ngo aramubwira ati sawa, ngo yohereza umuntu azana indogobe, abwira uyitwara ati ntakubwiye ngo ugabanye umuvuduko wihute cyane. Elisa ngo amubonera nk'iriya, abwira Gehazi ati iruka wihute cyane, ugisanganira uriya mugore w'umushemukazi, ukimugeraho umubaze ngo ese ni amahoro, n'umugabo we ni amahoro, n'umwana ni amahoro. Niko byagenze. Ngo amugezeho Gehazi aramubaza ati se umugabo wawe ni amahoro, n'umwana ni amahoro, nawe muri amahoro? Umugore ati ye, kandi asize umurambo ku buriri. Yesu ashimwe. Asize umurambo, ariko we akomeza kuvuga ngo ni amahoro, ni amahoro. Bivuze iki? Bishatse kutwereka iki bakozi b'Imana? We yarazi ngo Yesu ashimwe, Gehazi ntabwo yamuhanuriye umwana.
Gihazi ntabwo akorana n'Imana, Gihazi ntabwo avugana n'Imana, ndajya kumutakira, ndajya kumutura agahinda amarira iki. Ikibazo yashagaga kwihura n'umukozi w'Imana wamuhanuriye umwana. Niko abageze kuri Elisa. Akigera kuri Elisa ararira, araboroga ati kandi kuki sibyo nakubwiraga, njyewe nakubwiraga ngo nta mwana akeneye, none icyakora natwe twese bitubaho. Imana yagushubije uraguruka, havukamo akabazo ugatangira kuvuga ngo ariko noneho ngo Elisa abonye ibintu bikomeye, noneho ngo Gihazi ashaka gusunika uwo mugore ngo amusunike hirya, abona yikurunga kuri shebuja, aramubwira ati reka mureke yahungabanya, ndabona afite ikibazo kandi Imana yakimishe. Noneho ngo Gihazi inkoni atiruka cyane, ukigerayo iyo nkoni uyirambika kuri uwo murambo, kuri uwo mwana. Uwo mugore ati nkura izina ry'Uwiteka singusiga hano. Ni nkaho yakubwiye ati Gihazi ntabwo akorana n'Imana, ntabwo Gihazi yamanuriye umwana. Gihazi ngo ariruka, ngira ngo yaravuze ati nanjye ngiye kwemezwa, nanjye nepa zashira kuri kamera ko nazuye umuntu. Hariruka arambitse inkoni reka da. Ariko Elisa umugore ko yari ati singusiga hano, ngo ageze agiye arasenga Imana, yinginga Imana, ngo arazenguruka mu nzu yinginga Imana, ngo aragaruka murambararaho, amazuru ku mazuru, umunwa ku munwa, amaboko ku maboko. Umwana yumva arashyushye, arongera azenguruka, agarutse ubwaka umwana ngo aritsamura arakira, amusubiza nyina. Bishatse kutwereka iki? Yesu ashimwe. Amen. Uyu mugore yari yaribitseho Imana, gufata akabwira umugabo ati twubakire umukozi w'Imana icyumba hejuru y'inzu. N'abantu bake babikora, n'abakire Imana yahaye umugisha bakaba bafite ibipa. Usanga icyumba yaracyegetse kuri toilette y'ababoyi mu nguni iri hirya kuruwa, ariko waravuga ati Imana bayishyira hejuru, ntabwo bayishyira mu gikari, kuko ninyishyira mu gikari bizaturuka hejuru bizanyasa. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Noneho kubwo kwibikaho Imana kandi kutiyandagaza mu kigeragezo, kutamena, hari n'igihe twimenera amabanga. Iyo avuze induru wari gusanga wenda n'uwohereje ihembe ryo kwanura umwana ari we ubuhurura mbere, akaza amuhwanya burundu bwa burundu. Ariko ngo we araceceka, aravuga ati nzaho byavuye, umwana nzaho yavuye, niho njyana raporo. Umugore bamusubiza umwana warakira. Ijambo rya gatatu twasomye, Yesu ashimwe. Uyu mugore nawe ngo umupfakazi, umugabo yari yarakoreye Imana, ngo nigihe bahigaga abahanuzi babica. Uyu muhanuzi mugabo w'uyu mugore ngo aragenda afata abahanuzi, aragenda arabahisha. Amaze kubahisha, nibyo mwahoze muvuga by'imirimo, hari n'umuntu ushobora gukora ariko agakora nabi. We amaze kubahisha aravuga ati se kubahisha birahagije, ubundi mbahisha inkota ariko bakicwa n'inzara, bwo nabankoze. Imana nabanyiteye inkunga, Imana nabanyikoreye. Ngo akagenda agafata amadeni, adafasha amadeni yo kugura umugore w'ibitenge, ahubwo akagenda agafata amadeni yo kugaburira abantu b'Imana aho yabahishe. None ngo aza gupfa, apfa ideni rigihari. Umwishyuza ngo baraje, abwira umugore ati rero madamu, uzi ko umugabo wawe yarandimo amadeni, none ndabizi ntacyo ufite cyo kunyishyura, icyo nkinzanye mpa abana bawe mbajyane baje mu cyimbo cy'amafaranga yanjye. Umugore reba, umugore wari usigaranye abana babiri, umugabo warapfuye, yagiye kubabara, ariko akajya abona ishusho y'umugabo we mu bana be, nabo baje kubatwara. Ariko umugabo we, haleluya, umugore yibuka ko umugabo we yakoreye Imana, kandi yayikoreye akiranuka, yikoreye atayibeshabesha. Yibuka ko mu rugo rwabo umugabo we mu butunzi yabasigiye kubaha, yari yarubasha Imana. Noneho ngo agenda asaba, abwira umwishyuza ati wambabare ukaburetse gato nkaza. Ngo aragenda asanga umukozi w'Imana nde Elisa, ambye ati nyakubahwa, uzi ko umugabo wanjye yari umuhanuzi, yakoreraga Imana, kandi yakoreraga Imana atayibeshabesha akiranuka, none yarapfuye, none umwishyuza aje kunjanira abana. Elisa ati karabaye, ibisenda bigenda mone. Aramubaza ati ufite iki se? Umuntu aje kubwira ko ntacyo afite, n'abana baje kubatwara kubw'ideni, atari kufite iki? Ati keresa agaherezo ko tufite mfite. Nibwo yamubwiraga ati ngaho genda utire ibintu byinshi, ntutire bike. Ngo aragenda aratira. Aho naho iyo mpageze ngira ubwoba,
ngeranyije n'imbuto z'abakristo b'iyi minsi ushobora kubura aho watira, kuko abantu mutabanye amahoro ntabwo waje. Ubu nepo tutabanye amahoro sinaje kumutira ingunguru ye, ngo aragenda aratira none ngo yuzuze, aragiye kubitera aragaruka aramubwira ati ibintu biruzuye. Ati sawa, genda wikingirane n'abana bawe usuke muri ibyo bikoresho, akakaherezo kutumvuta. Yesu ashimwe. Ngo umugore nawe agira kwizera, ibaze nawe gufata wenda kambyite agakombe ka plastique ukakagereka ku ngunguru ngo uri gusuka amavuta, yasuka ingunguru ikuzura. Ati bya bintu biraje, azenguruka munsi ibintu byose byuzuye, ngo akora iki? Nabwo aragaruka. Naho haranyigishi yaba yari umurokore w'iyi minsi wagiye mu butayu Imana ikamusubiza cyangwa gusenga handi, yiruka shora ajya kurangura ibugani, ariko we yaragarutse atanga raporo ati biruzuye. Ati genda ugurisha amavuta wishura amadeni asigara agutunge n'abana bawe. Haleluya, haleluya. Genda ugurishe wishura ideni asigara agutunge n'abana bawe. Ariko mu ngingo zose nazanye nivuga ngo muze tujyane na Yesu. Abana b'abahanuzi kujyana na Elisa ni igikoresho cy'Imana, ariko ngiye mbyitira ko bajyanye na Yesu. Ikibazo kivutse akora iki? Ababera igisubizo. Haleluya. Tubonye uyu mugore ingingo yamurengeye nuko yari yarubakiye Imana icyumba hejuru, kuko n'ubu ngubu ibyo mvuga hano mba nicaye, ariko nicaye mu cyimbo cya Yesu. Ni Yesu uri ijambo, ni ijambo rye mvuga, niwe jambo. Yesu ashimwe. Kuba yaracumbikiye Elisa mu nzu yabo akamushyiramo icyumba cyo hejuru, ni Yesu yimitse, ni Yesu yacumbikiye mu cyumba. Ikibazo kivutse abona igisubizo, abona umwana apfuye, aravuga ati rero n'ubundi namuzamurira Yesu wamumpaye, kandi koko aramumugarurira. Yesu ashimwe. Uyu mugore nawe tubonye yuko umugabo we yakoreraga Imana akiranuka atabeshabesha. Amadeni yariye, ntabwo yari yaragiye gusambana, ntabwo yari yaragiye kuraguza, ntabwo yari yagiye kwagura ikibanza cye, ahubwo yatungaga abakozi b'Imana bahigagwa bicwa. Kandi noneho ashyiraho n'ingingo, kandi wibuke ko umugaragu wanjye ari we mugabo wanjye yakoreraga Imana akiranuka. Hari ibyo mwahoze mubaza ngo umuntu yakora imirimo myinshi uyikoze udakiranuka zero. Iyo buriya aba yaratunze abakozi b'Imana abo bahanuzi, ariko akabagaburira sambana, akabagura akiraguza n'iki, ntabwo yari kurengerwa, abana be bari kubatwara. Ingingo umugore yarishije nivuga ngo wibuke ko yakoreraga Imana akiranuka. Yesu ashimwe. Amen. None twagaruka sindi butinde. Ese weho impano z'Imana yagushizemo ishoka uracyayifite? Uracyatema cyangwa yaguye mu mazi nawe? Ese uyu mugoroba wakwemera, ukemera ko wagize intege nke, ukemera ko wagize uburangare, ukagarurwa ishoka? Ese kari intirano? Ibyo dufite byose ari bitirano. Umuhamagano n'umutirano, kuririmba ndi umuririmbyi ndi imitirano, kuvuga ubutumwa hano ni ubitirano, kuba mfite umugore ni umutirano, ibyo mfite ubuzima mfite ni ibitirano. Imana yatirura. Bisabo ndi kuvuga mu muryango wanjye yatiruye, nabarushaga gukiranuka. Ariko nanjye uyu munsi nkwiye gukorera Imana ntinya, mpinda umushyitsi. Abantu bari gukorera Imana ariko bagira ngo ni ibyabo, ukagira ngo babikuye mu gisekuruza cy'iwabo, umuntu akabiratana, umuntu akibona, umuntu akiyemera. Ubwo ukumva umuntu hari n'uwo ndibuka, hariwo najyaga gusuhuza, ari umuyobozi ahantu, nagira rero naza n'utuboko twanjye rero bya rukundo rw'Imana ngo ngiye kumuhobe, akangira ati, kandi cyambabazaga njya kanga kumpobera, inyuma yanjye haza abagore n'abakobwa akabahobera. Kandi ubwo narakizwe musanga he ari umukristo. Ariko ibyo ni ibitirano. Kuba navuga ubutumwa kuri cyano ntabwo nkwiye kugenda nkigira akagarara. Umuntu Imana iramutiza impano, akumva pasiteri we ni umunyamubiri,
ati uyu pastor bariya ati bariya bari ifiriti ntabwo bagisenga sha mbese kuba hanura kuba yerekwa akagira akantu yerekwa yumva pastor mubeje woni nyije aba pastor bandeze ntangira kubatesha agaciro ngo nabanyamubiri ngo niki nibampugura iyo singo oya nibitirano jewe uyu murimo nkukora nkutinya kuko abona sanze benshi bamaze guhita Imana iratirura Imana ishobora gutirura umubiri ni umutirano umuhamagaro ni umutirano amashuri wize n'amatirano ibi bikoresho ni ibitirano ntabwo dukwiye kubikoraho ibyango twiyite ngo twebwe turi kagarara reka da yatirura imodoka ni intirano ibintu ni ibitirano ni bangahe se bari bafite tubona iratirura da ariko duharanire ibintu byacu byose dushyira Imana imbere ndi umuvugabutumwa niba ukijijwe agakiza shyira Yesu imbere niwe wakurwanirira iyo Yesu umushyize imbere ugakizwa neza na zakaranda arazimenagura ejo bundi naraburanye mbwira Yesu nti koko ubu pe uzi ko ntigeze nkizwa ngo imfate igaburo ndivange n'inzoga mve kunywa inzoga ry'igaburo nsambane ndaguze none dayimona ntinyuka atakambuza kunywa isukari akambuza kurya amavuta ndigaragambye sinigeze mbangikanye igaburo ryera n'inzoga n'ubusambanyi none dayimona mbuzata ejo bundi naburaga icyayi kugeza aho mfata bombo ebyiri umwana zimpaye bwa bumbo butoya mbushyira amazi ngo bihinduke icyayi nkumbuye icyayi nshira isahane ku meza ndi mu ishuri mani inkoropamo kamere amashereka y'iwacu yo mu badayimoni inzara irankuba kugeza ubwo umunsi umwe nigeze kuzana isahane nyishyira ku meza nishyiraho filoshiti ya Yesu niyanjye ni Yesu ngwino dusangire nta n'amazi ariho mushumba wanjye hari igihe yasengeraga gutandukana iterano yo ku cyumweru niba hari inzara iryana inzara ku cyumweru iraryana nibura y'umubyizi wakwitembereza hari igihe dusengeraga gutandukana nkumva namubaze ntipasi aba bantu twohereje nkagira ngo bose inzara yarabishe naho ninjye wari kwikose aho ngaho iyo mageze mbwira abantu ngo Yesu niba yaragusinye kukurungisha ibirungo birindwi ntukamuvangira ageze kuri 4 ngo ujabukemo reka gukarange neza bishyiremo nibwo nepa zaguhamagara ati mukozi w'Imana twumvishe ufite ubutumwa uzaza utuganiriza iyo wapfubye rero ntabwo yaguhamagara abagore bazi ko abagore bagira uturungo bashyiramo ngo nizamagi niza John ngewe iyo nkasi igitunguru nkashiramo biba birangiye ariko abagore bashyiramo twamajya pavuro doke sintungurusumu na Yesu agushiramo ibirungo ejo bundi abantu bakagukena ku itorero ryawe tuzazo duha ubuhamya nanjye icyo gihe rankarangaga kandi sinigeze ntuka abantu b'Imana ngo nabapagani hari igihe umuntu asibira agatangira ngo birokore bya ntabwo bikizwa ntabwo menya ko washonje iyo yavuze ngo agiye kukwigisha aranaguhisha ntibabimenye hari nubwo nigeze kuza maze iminsi ngahe umwana w'umusore asanga ku rubaraza ngo mukozi w'Imana Yesu ashimwe ntayi ati wambabara ukanguriza 200 ko ngiye kubura abwira ngiye kandi nari maze iminsi ntibuka ndamubwira nti mwene ihangane Yesu akwihanganisha usanze hano ntayafite hano ariko se mu rugo nari nyafite uyu mugabo arakaranga iyo umwemereye aragukaranga akagushiramo ibirungo ubwo wenda iyo nsibira icyo gihe ntabwo nepa baba ankenera hano ngo nze mvuga ubutumwa bwa mamare hirya kuri abasibiye mu mashuri nabo bisubireho bihane kandi nawe niba warasibiye uri hano ubwo uvuge ngo Imana mbabarire aragukaranga akagushira ku ikosi ntabwo akangwa nuko ya baba hari nubwo nigeze kujya amateno mfite igiceri kijana nanga kukijana amateno ngo ntagitanga mu itura ngo nijoro nze ngo ndagaruka nkirye mwe rindaza ntashye nsanga umwana wacu twari twarabatije ngo yabagiremera yaje gufata diplome ye hari kurapa mbonye ati mukozi w'Imana haremye Yesu ashimwe ati naje kare ati none itike yanshiranye ati ndabura igiceri cya 50 kandi ni igiceri kijana nasize mu rugo ndavuga nti Imana ubinzara yanjye
nihwanye n'uyu mwana w'umukobwa musiga hano kuri apape azerera mu muhanda ahure n'ibibandi byanyoye bimusambanye kubw'igiceri cy'ijana. Ndamubwira nti ngwino mu rugo, igiceri cy'ijana ngenda mu rugo ndakimuha. Ariko se urabona narapfuye? Iyo wize neza Yesu akugarukaho, ubu hari igihe Imana itanga umugisha ugasanga sheri wanjye ari kumbaza ati sheri kugiye kuryama utanyoye icyayi, nikambaze ndobuke ndakinywa nkangutse. Ariko mbere na Yesu ashimwe. Ndumva haleluya, amen. Ndumva twasenga. Narinje gukangura abantu bataye ishoka zabo. Ishoka igeranwa n'Imana, igeranwa n'igikoresho Imana yari iraguhaye, warerekwaga, warahishurirwaga, warasengaga, warasuraga, wagiraga urukundo, yewe wafashaga imfubyi n'ibiki. Ariko ishoka yawe uzi aho yaguye, ko nyirabyo aje gutirura. Izo mpano zose, iyo mihamagaro yose, none se weho wigeze Imana yawe uyiha agaciro mu rugo rwawe? Abantu urasanga umuntu Imana yamuha umugisha, yakuye igipango akavuga ngo ya ngo bya fanta rwose ngo bitumbya mu nda, ngo munzanire nibura agasharira, ubwo se Imana uyishize hejuru mu nzu yawe. Umuntu washyiragamo ubutumwa, washyiragamo iki, no kwirebera imipira ngo ya ngo rwose ngo ubu ngubu ngo erega namwe mujye mumenya ngo oya, uyu mugore ashyira Imana hejuru. Uyu mugore bari bagiye kumutwarira abana nawe, ariko yibuka ko umugabo we yakoreye Imana akiranuka atayibeshebeshe. Iyo ngingo iramurengera, abana be barasigara amadeni kandi arishurwa. Kandi noneho umwe yarambwiye ngo hari umuntu watubwiye ngo ayo mavuta ngo ayo mavuta yamubwiye ngo genda ugurishe asigara gutunga n'abana bawe. Hari uwatubwiye ngo ayo mavuta ngo niyo yavutseho inganda z'amavuta muri Israel uyu munsi ziracyahari. Haleluya, amen. Yesu ashimwe. Iyo kiranutse nabawe, hari n'igihe ubunepo, hari n'ibyo Imana icyo no kugusezeranya wenda ukazavana. Ubu hari ibyo wenda ababyeyi bawe Imana yabasezeranyaga ibabwira, ubu ngubu ari weho uri gukamera, bo wenda batashye badakamera, naba hari wenda batarakamera. Kuko bakoreye Imana bakiranuka. Yesu ashimwe. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Ndumva twasenga. Yego. Ubuhamya tuzahora tubutanga burahari. N'uyu munsi Yesu aracyari mu kazi, ntabwo ajya ashomera. Hari n'igihe tuzagaruka dufite n'ibindi akora. Kandi n'uyu munsi turamuhamya, n'umugabo ukomeye, n'umugabo ushoboye. N'umugabo mu bagabo arenza abagabo, ntabwo ari umugabo arishoboreye. Yesu ashimwe. Amen. Imana y'amahoro ibamugisha. Karero dusenge. Amen. Buri muntu akuyemo icyifuzo cye, uwataye wabari abana bo bahishure ko aho bari hababereye hato, bakenera ko baguka. Ariko bagiye no gushaka ibiti byo kubaka, bamenya ngo nitugerayo bakavuga ikibazo Elisa twamutaye ninde uri budutabare, bitwaza Elisa. Bageze ikibazo kivutse ababera igisubizo. Bivuze ngo tugendane n'Imana, tugendane n'Umwuka Wera. Nitugera mu bibazo Umwuka Wera azadutabarirayo. Yesu ashimwe. Kandi Elisa mukunda cyane, hari n'umunsi nzagaruka mfite ikiha. Elisa mukunda agira mwigiraho byinshi. Ariko nabyo bitewe n'iki? Nuko yari yarasabye imigabane ibiri. Ahageze akabigisubizo. Umukristo akwiye kugera kubigisubizo ahageze. Ariko abakristo ubu ngubu ahubwo akubigisubizo twabaye ibibazo. Hari umuntu ukeheruka kumbaza turi mu bukwe, kandi nabonaga ari nk'umuntu w'isi koko wenda udakizwe, dore ko hari n'igihe tubesha ngo abantu ntabwo bakizwe. Imana niyizi abantu bayo. Arambaza atari ko mukozi w'Imana, kuki hantu njya mu makwe y'abantu badakizwe, kuki kunyama bashiraho umurinzi, naza no mu nsengero n'ahantu hari twara abantu basenga nkasanga n'ubundi nyama bashizeho umurinzi. Urumva bakeneye icyo babuze, hari abakeneye igihe keneye kwa murokore yacu. Imana yo mu ijuru, Mana turagushimiye kandi turaguhimbaje Kristo. Tugushimiye ubutumwa bwiza, ushimiye ko butambuka uyu mugoroba. Ushimiye Imana ko tuganira n'abantu bawe, kandi nanjye ndigisha abandi, nanjye nigisha.
birashoboka ko ishoka zacu imihamagaro yacu aho yatakaye, aho yatakariye mu ntege nke, mu burangare, mu gusubira inyuma, aho twanyagiwe abantu benshi, ntabwo Mana Data babyitayeho ngo babe maso bahasubire, ariko nsengeye umuntu waba waranyazwe Mana umuhamagaro yagiraga mbere, abari bafite impano zo gusengera abarwayi kandi ubwami bw'ijuru bukaguka, izina ryawe rikamamara, dore ko wavuze ngo abantu bawe ntabwo abatazakwemezwa n'ijambo bazakwemezwa n'imirimo ukora. Ibyo byaguheshaga icyubahiro, abantu bazanye abarwayi, nanjye ndabyibuka Mana ukimpamagara n'uyu munsi kandi ndi umugabo kubihamya, abantu twabasengera bagagenda basima izina ryawe, mu gitondo bakaza amaterano bashima izina ryawe. Reka rero aba bantu bazimije, banyazwe impano, zazimye, zatakaye, ubakomorere, ubagarurire Mana Yesu Kristo, urukundo rwazimye, kwizera, ibyiringiro. Abantu Mana Data wa twese babaye nka kagati Mana kavuga nka cya kinyoni cyubase ku muyaga, ngo uyu munsi ndararaho sinirirwaho. Abakristo kugira ngo bakwizere, abantu Mana bamaze gucyanganyikirwa, bamaze kurekura inzira y'umusaraba, ariko basubizemo ibyiringiro, basubizemo ishaka, basubizemo imihamagaro. Abanyazwe imihamagaro, abanyuzwemo kwizera, urukundo gufashwe Mana Uwiteka kuvuga ubutumwa, bongere Mana bakanguke, ubakomore ibyo banyazwe. Kandi Mwami tubonye uyu mugore nawe ko yari yanyazwe, umwana wapfuye, ariko kuko yari yarakwimitse mu nzu ye, umugarura. Garura abantu ba Mana, abana babo mu buryo mwuka bapfuye ubazure mu izina rya Yesu Kristo, kandi n'ibindi byabo Mana byapfuye ubibazurire mu izina rya Yesu Kristo. Tubonye umugore bari bagiye gutwarira abana ku bw'ideni ry'umugabo yari yarafashe kandi atarifatiye ku nyungu zawe, ubwo ari ishaka ry'umurimo wawe. Reka Mana Data wa twese aba bantu nabo bongere bakangukire gukora umurimo wawe, kandi bakore bakiranuka, kugira ngo n'ibibazo bazahura nabyo bazagira ingingo ibarengera. Urakoze Mana, turagushimiye kubyumvishe, turagushimiye Mana kubikoze mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Uwiteka sabiye Mana Data abakozi bawe Yesu Kristo, uyu mwuga wabahaye, reka nabo bawukora Mana, bawukora Mana bakiranuka, kandi ujye ubarinda abadayimoni, ujye ubarinda imyuka mibi, ujye ubarinda Mana imbaraga zose zirwanya uyu murimo Mana, kwagura uvuga butumwa mu izina rya Yesu. Imana z'imikoro zirindaho intumwa za shitani mu izina rya Yesu, ahubwo wese icyubahiro, kandi mu byifuzo bafite no kwaguka ubagurira imbago, kandi na bitaranto zabo wongere Mana uzatse mu izina rya Yesu. Urakoze Mana kubyumvishe kandi ubikoze, tubisabye twizeye izina rya Yesu, amen. Amen. Telefone. Amen. Telefoni ni 078 3 1 Mana ngumugisha. Amazina yo mwayamenye ni John Gasigwa. Ukeneye kumvugisha mu rugendo begenze barasangira kandi tugacyazanya tugahugurana, ibyo nabyo Imana bimpayeho umugisha. Bene Data baje banyera tukaganira kandi nkabona bashimye Imana ati wambereye umubyeyi. Imana y'amahoro ibaha umugisha.